Muraho neza, ikaze ku muyoboro mugari wa Eri Scholars. Mastercard Foundation ku bufatanye na University of Rwanda bari gutanga amahirwe adasanzwe ku banyeshuri bakoze application muri University of Rwanda, ariko kuri condition zigiye kubabwira, ndetse ikintu usabwa ni ugukurikira ibisabwa byose kugira ngo ube wakora iyi application. Mastercard yagiranye ubufatanye amasezerano na University of Rwanda ageze ku myaka 10, stili bizageza muri 2031 gukomeza kugenda bafasha abanyeshuri batandukanye muri Afrika. So ubwo rero no muri University of Rwanda hari programs ari eligible kugira ngo abe yahabwa Mastercard scholarship. So kuri izi programs ku bantu bashaka kwiga muri School of Engineering, izi nizo programs zirimo ziba sponsored na Mastercard Foundation. Muri School of Architecture naho hari programs zigeze kuri zingahe 3. Muri School of Science hakabamo programs zigeze kuri 4-5. Hanyuma muri School of ICT programs zigeze kuri 3. muri kuzibona zose hano sinirwa nzisubiramo. Hanyuma muri School of Mining and Geology naho hakaba ari Mining Engineering iba sponsored. Ugeze muri College of Agriculture, Forestry and Food Sciences harimo programs uhereye muri School of Agriculture and Food Science harimo programs zigeze kuri 3: Crop Production, Food Science ndetse na Horticulture. Hanyuma nugera muri College of Veterinary Medicine and Animal Sciences harimo programs nabwo aba sponsored ageze kuri 3. Urebeye muri School of Animal Sciences izi programs ndetse no muri School of Medicine abantu bigamo Pharmacy, Clinical Psychology ndetse na Medicine, abo bose na baba sponsored na Mastercard Foundation. Ukazana za Dental Therapy, Anesthesia, Science, Midwifery ndetse na Nursing. So izi programs ndekane kuzitindamo tugere ku bisabwa. Hanyuma izi programs umuntu ushaka kuza kubyirebera neza muri documents ndaza kwibahereza muri video description kugira ngo buri wese abashe kugera kuri iyi document. Hano rero hari criteria zigenderwaho kugira ngo umuntu abe yaba selected muri iyi scholarship. Iyi scholarship kugira ngo uyikore, ikintu cya mbere bagenderaho nuko ugomba kuba uri umuturage w'u Rwanda. Ikindi ugomba kuba uri umuturage w'igihugu cyo muri Afrika icyo ari cyo cyose kindi, cyangwa se uri refugee ubaye uri impunzi, cyangwa se hari ibindi bibazo byabaye runaka bigatuma wimukira mu kindi gihugu bitari cyawe. Abo bantu bose bari eligible. Ikindi nanone ugomba kuba ufite amanota akwemerera kuba wahabwa iyi opportunity. Ikindi ugomba kuba utarengeje imyaka 28 ku bantu basanzwe. Hanyuma abantu bafite ibindi bibazo bitandukanye ari refugees, single mothers, child head family, bo ugomba kuba utarengeje imyaka 30. Ikindi ugomba kuba warahawe umuntu ugomba gukora application hano. Nukora application kugira ngo bazaguhe sponsorship cyangwa se nabo baguselecting mu bazahabwa scholarship, nuko uzaba wabonye na admission letter ya University of Rwanda. Ikindi ugomba kuba ufite UR reference number ku bantu bamaze gukora application, nta muntu utayifite iyi ngiyi. Ndetse ikindi waranakoze submission ya application ya UR. Ikindi ukaba warahisemo programu imwe muri ziriya programs ziri eligible Mastercard ya listinze hano hejuru nkuko nagenzi banyuriramo. Indi criteria nuko ugomba kuba uri committed kuri leadership, cyangwa se niba hari na activities zitandukanye byo gukora muri community. Icy'ingenzi hano nuko ushobora kugaragaza izo activities then bikaba byagufasha.
aba refugee ndetse n'aba disabilities bafite disabilities, abo bantu bari encouraged yo applying. Hano scholarship ukuntu iteye noneho, iyi scholarship bakumenyera amafaranga yose y'ishuri, bakakumenyera laptop, bakakumenyera ibikoresho by'ishuri, amatike, ndetse bakajya baguhereza n'amafaranga ya buri kwezi agutunga. So hano harimo opportunities zitandukanye umuntu wahawe iyi scholarship agenda ahabwa, nk'uko muri kugenda muzisoma namwe, ama internships, ama group meetings, ndetse no kugenda batanga opportunities zifasha abantu bahawe scholarship kugenda bakora ama services atandukanye, ama mentoring, bagenda bahabwa ubufasha bwose butandukanye. So ku muntu ushaka gukora application, hano hari application link batanze, umuntu wese uyishaka ndaza kwimuhereza muri video description. Ikibazo cyacyo cyose waba kuri application ushobora no kubaza ukaba wasubizwa. Ikindi kintu wamenya hano nuko application izarangira ku itariki 22, izarangira ku itariki, nukuvuga ngo application izarangira ku itariki 22 z'ukwezi kwa munane. Hanyuma umuntu ushobora kugira ikibazo icyo ari cyo cyose muri application yiwe ashobora guhamagara izi contact, cyangwa se agakoresha iyi email imwe muri izi batanze, akaba yahabwa support iyo ari yose.